Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuge neza official. Nejejwe n'Imana umutima wanjye kongera kubana namwe muri aya masaha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yamugisha mu izina rya Yesu. Dutangire dusenga Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana numvise riri ku mutima wanjye muri uyu mugoroba. Imana iduhane umugisha, Mana nziza, Mana yacu, Mana ishobora byose, Imana yumva gusenga, Imana yita ku bantu bayo umunsi ku wundi. Ndagushimiye aya masaha kandi uyu mwanya ku buntu bwawe butangaje. Ndagushimiye kubw'umwanya uduhaye wo kuganira ku ijambo ryawe hamwe n'abakunzi bawe bose bateze amatwi kandi bakunda kubana natwe umunsi ku wundi. Nkundira iri jambo rigira umumaro mu rwacu ruhande, ubugingo bwacu bukire kandi ubuzima. Tukugireho umugisha, umuntu wese wumvira ijambo uzaryumva bose bazunguke ku izina ryawe. Senze gutyo nizeye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mana nishimwe. Dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Iboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, turasoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, turasoma ibice byaho 6 umurongo wa 6 wonyine niwo dusoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, icyakora kuko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Reka nsubiremo, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Amen. Ijambo tugiye kuganira ni ryo ngiryo. Ni ijambo risa naho atari rirerire cyane ku buryo umuntu wese atarifata, ariko kandi ni ijambo rinini. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya riba rito, ahubwo rihora ririgari kandi ryagutse kugira ngo rigire umumaro umuntu wese uritega amatwi kandi akaryumva. Turasomye ijambo riratubwiye ngo, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Imana ishimwe. Tujya twumva abantu benshi nk'ingero Bibiliya iduha nk'icyitegererezo bagiye babaho bubaha Imana mu buzima bwabo. Hari aho tubona Nowa uburyo yumviye Imana imutumye kubaza inkuge ubwo yabonaga abantu ngo bakabije kuba babi, ariko iramureba ibona ni umuntu umwe w'urugero rwiza kandi bita icyitegererezo ugerageza kuyubaha, bituma imugirira icyizere mu bantu bose. Iravuga ngo ahari uriya mutoranije mu bandi bagabo nkamutoranya nkaganira nawe nkamubwira icyo ari bukore, ndabizi neza ko yabasha kugikora. Ibwira Nowa kubaza inkuge kandi arabikora, kugera ubwo icyo yari yavuganye nawe nubwo cyatinze, kwari ukugwa kw'imvura hashize imyaka myinshi cyane birasohora. Nowa aza kurokoka kandi arokora benshi kubwo kumvira Imana. Tubona Aburahamu wumviye Imana akemera gutamba umwana umwe yari afite ariwe Isaka. Tubona kandi ukuntu yumviye Imana akava mu gihugu cyarimo ibigirwamana akimuka akajya aho Imana yari imwohereje. Tubona urugero rwa Yosefu wubashye Imana aho yari ari igihe yari ari kwa muka Potifari, nk'ahantu yari gukorera icyaha bigakunda, ariko yubaha Imana aba urugero rwiza. N'uyu munsi turacyamufata nk'icyitegererezo. Hari n'abandi benshi cyane bagiye bubaha Imana kandi kubaha Imana kubatambutsa ahantu hakomeye. Imana ishimwe. Rero dusoma ijambo riratubwira ngo kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Imana ishimwe. Turi mu gihe gisa naho kigoye kandi ku bantu benshi bitewe n'uburyo ubuzima n'imibereho bimeze. Abantu benshi bari kugenda bibagirwa Imana, abantu benshi bari kurushaho gusuzugura Imana, abantu benshi bari kurushaho kuyigayisha, gusahisha mu byaha no gusa n'isi no kwisanisha nayo. Ugasanga byose biri guturuka ko ahari imitima itanyuzwe kubw'ubuzima n'imibereho. Abantu bari kwirukanka cyane kubera uko isi irimo ivuduka, imibereho iri kurushaho kugorana, bigatuma abantu babona ahari ko igihe kibashirana ntacyo bagezeho, imitima igahagarara, abantu bagatakaza ibyiringiro, abantu bakabona ko ahari Imana itakibasha gukora imirimo n'ibitangaza. Ariko uyu mugoroba numvise niyumvamo kukwibutsa ko Imana nuyubaha kandi ukanyurwa nuko iguhaye kuba umeze uyu munsi, ukanyurwa n'ibyo iguhaye, bizakuviramo inyungu nyinshi
kandi bizakubera iby'umumaro, uzaguka kandi uzagera kure nukomeza kubaha Imana. Imana ishimwe. Hari abantu benshi babanye n'Imana bakorana nayo iby'ubutwari, ariko igihe kiri kugenda kibagamburuza. Abasengaga barabiretse, abagiraga ibihe byo kubana n'Imana barabiretse, aberaga imbuto mu bandi bantu barabyihoreye, babonye ibyiza ariko batera Imana umugongo bakayisuzuguza kandi bakayisuzugura. Hariho n'abatagitinya kwatura kuvuga ko ahari Imana itariho, ko ibyo bari barizeye byari ibinyoma. Ariko nzanywe no kukwibutsa ko niba ubaha Imana kandi ukagira umutima unyuzwe nuko nguko Imana iguhaye kumera, nawe iguhaye guhagarara, ukumva ugizwe nabyo, n'ibikuyobeye n'ibikugoye n'ibikuruhije ukayibwira uti ngwino tubane, kandi ngwino unyagurira imbago nkuko Yabesi yasenze isengesho abwira Imana ngo nunyagurira imbago ukampa umugisha ukanyagurira imbago, rwose nanjye umutima wanjye uzanyurwa. Imana ishimwe. Haracyari Imana ibasha kunyuranya ibihe, haracyari Imana ibasha gukora imirimo n'ibitangaza, ariko ku bantu bayubaha. Imana ishimwe. Hari igihe tujya tubona abantu bamwe na bamwe bafite ibyo bafite mu isi, bafite uko bameze nk'uko abantu babitekereza, tugatekereza ko ahari ari imigisha bahawe n'Imana, ariko siko kuri. Ariko imigisha y'abubaha Imana yo iragutse kandi irarama. Imana ishimwe. Rero niba ubaha Imana kandi ukagira umutima unyuzwe, bizakuviramo inyungu nyinshi. Uzarya musinzire, uzumva uguwe neza, uzumva ufite amahoro isi itaguhaye. Uko uzambara kose uzumva uberewe, uko uzarya kose uzumva unyuzwe kandi uzumva uguwe neza. Imana izaguha ibitotsi bizima birimo amahoro, birimo umunezero. Uzumva uguwe neza, uzumva unyuzwe, uzumva ufite amahoro menshi utahabwa n'umuryango uvukamo, utahabwa n'ubutunzi ufite, utahabwa n'ikindi kiguzi icyo ari cyo cyose wabona mu isi, ahubwo uzumva uguwe neza kubwo kubaha Imana no gutunga umutima unyuzwe. Imana ishimwe. Ndumvise nshaka kubibutsa iri jambo, mwararyumvise abenshi ndetse mwararisomeye cyangwa namwe murarisoma, ariko numvise uyu munsi nakwibutsa abantu ngo tunyurwe. Niba utari ukinyurwa, unyurwe rwose. Ongera unyurwe n'ibyo Imana iguhaye, ongera unyurwe n'uko Imana ikwambitse, ongera unyurwe n'uko Imana ikugaburiye, ongera unyurwe n'uko Imana iguhaye gutura, ongera unyurwe n'aho uri n'uko umeze. Hanyuma urushaho kubaha Imana, izakwagura kandi izakugeza kure hashoboka. Imana ishimwe. Aleluya. Numvise nshaka kubibitsiriza ijambo, si ubwa mbere muryumvise. Icyakora wasanga umutima wari uhagaze, wari utangiye kubura itotsi, wari utangiye kuryama ntusinzire, kubwo kumva utanyuzwe, kubwo kumva udatuje, udatekanye. Ariko ongera unyurwe no kubana n'Imana no kuyubaha, ongera unyurwe n'uko kuntu umeze, ongera ubwira Imana ngo ndanyuzwe, ibyo wakoze nibyo byari bikomeye. Abantu bahagaritse imitima cyane kubwo ibitarakoreka, ariko nusubiza amaso inyuma ukareba aho uvuye n'aho ugeze, uravuga ngo none hararuteje. Nusubiza amaso inyuma ukareba uko wari umeze mu myaka 5 ishize, 10, 20 se, uvutse kugeza uyu munsi aho ugeze, urasanga hari ibintu byinshi Imana yakoze utari gushobora, nta wundi wari kubigukorera, ariko Imana yarahakubereye. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Aleluya. Rero nusubiza amaso inyuma, wongere bigutere kubaha Imana bundi bushya, bigutere kunyurwa, were guhagarika umutima kubwo ibitarakoreka, ahubwo ngera uvuge ngo ubwo Imana yakoze ibyabanje, ubwo Imana yankoreye biriya n'ibindi izabikora. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Nsomera ijambo. Numvise kandi twaririmbana n'indirimbo y'178 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, nayo ni indirimbo itwibutsa kunyurwa kandi twibutsa gutumbira Yesu mu gihe twaba tugeze mu bintu bikomeye, tukabara imigisha dufite, tukareba ibyo Imana yakoze kuruta kureba ku kibazo ngo iki noneho ntikigishobotse, ngo iki ngiki ahari ntabwo kizakunda. Bizakura rwose kandi bizakoreka nukomeza kubaha Imana kandi ukagira umutima unyuzwe. Imana ishimwe. Reka turirimba indirimbo y'178 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Byashoboka ko uyizi cyangwa utanayizi, ariko ni indirimbo ikwibutsa gutumbira Yesu no kwibuka ko hari imigisha igukikije iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ukwiye kurebaho ukamenya ko ibyo Imana yakoze izakora n'ibindi ukumva unyuzwe nabyo. Imana ishimwe. Reka turirimbe. Iyo utewe n'amakuba akomeye, ukiheba ubonye ko bicitse pe, yuba ari imigisha Imana igiguha, erega ni myinshi
myinshi yo gutangaza, iyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Nuremerewe se no kwiganyira, ugira ngo ntibikihanganirwa, barayamigisha Imana igiguha, umutima ushyike mu nda wishime, iyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Haraba kurushije amajyambere, ariko aya Yesu niyahebuje, erega utunze ufite mu ijuru, bwo nawe bugura nuko humura, iyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Amakuba nawe yaba menshi ate, we kwiheba Imana irayategeka, wibuke imigisha yakugabiye, byose izabitunganye ikuyobore, iyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yaha icyubahiro. Ndumva nakubwira wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa mukobwa we, wa musore we, wa rubyiruko we, wa mwana muto we, uzi gusenga Imana, ngo ntugire ubwoba, ahubwo utuze umutima uturize Imana, ige kuba Imana no kunyurwa, kandi kuba ari imigisha Imana ijya iguha, kuko ni myinshi kandi niyo gutangaza. Imana ishimwe. Ngo waba uremerewe no kwiganyira, ugira ngo ntibikihanganirwa, bari imigisha Imana ijya iguha, umutima ushyike mu nda wishime. Imana ishimwe. Hari abakurushije amajyambere, ariko Yesu niyahebuje, ubutunzi ufite mu ijuru nta wabugura, humura. Ushobora kuba ubona impande zigukikije, epfo haruguru yawe, hirya hino, aho ukorera ubucuruzi bwawe se, aho uhinga se, aho ukorera imirimo itandukanye, ukabona hari abantu bakurushije amajyambere, ukabona hari abantu barimo bagusumba, ugashaka kuringanira no kuresha nabo, ariko bara imigisha yawe ukwingana, umutima ushyike mu nda wishime, wumva ukwiye kunezezwa nuko Imana yawe ari Imana yo kwizerwa kandi ari Imana yo kwiringirwa. Wireba ibyabariya byose ngo ushaka gufata, wireba ibyabo hepfo ya ngo ushaka kubikurura ngo ubyiyegereze, wireba iby'abagukikije ngo mbe urashaka ko bibi byawe, ahubwo wowe gira umutima wo kubara imigisha. Haleluya. Bari imigisha mu rubyaro rwawe, bari imigisha mu buhinzi bwawe, bari imigisha aho utuye, bari imigisha mu kazi kawe, bari imigisha mu kuba uryama ugasinzira, bari imigisha mu kuba ugenda ukagaruka amahoro. Bara iyo migisha yawe ukwingana, umutima wawe ushyike mu nda wishime, wige kubaha Imana kandi wige no kunyurwa. Imana izakugirira neza. Kandi ngo amakuba nubwo yaba menshi, uko yabangana kose, muririmbyi aravuze ngo niwihebe, ntugire ubwoba, ntuhagarike umutima,
ngo humura Imana irayategeka, ahubwo bari imigisha yawe ukwingana, umutima wawe ushyike mu nda wishime. Imana ishimwe. Hari igihe waba uri kureba ukavuga uti ibi ntibiri gukunda na biriya ntibiri gukunda, ariko nyamara hari ibyakunze, hari ibyabanjirije ibyo, kandi uhamagaye Imana ubona irumvise, ubona biremeye, ubona birashobotse. Niki cyatuma uyu munsi utabari iyo migisha ngo uvuge ngo ubwo ngenda nkagaruka hari abatagarutse, ubwo ndyama nkasinzira hari abari kugura ibitotsi, ubwo mpumeka ntaguze umwuka. Uyu ni umugisha, bara iyo migisha. Haleluya. Bantu bari iyo migisha, umutima wawe ushyike mu nda wishime, umvuguwe neza, were kureba ku bitumye umutima uhagarara gusa, were kureba ku bitakunze gusa, ahubwo bari imigisha yawe ukwingana. Kandi nubwo waba ufite amakuba akugose impande zose, nubwo waba urwaye urembye, nubwo waba ubabaye uguwe nabi, nubwo waba utotezwa n'umuryango, nubwo waba hari ibintu bikuremereye bitumye umutima wawe wahagarara, wongera ubari imigisha, umutima wawe ushyike mu nda wishime, ubari imigisha, wumve kuba uri amahoro ari umugisha. Kandi umugisha utabasha kugura igiciro icyo ari cyo cyose, nuko umutima wawe ushyike mu nda wishime, ubundi wubaha Imana, unyurwe, bizakuviramo inyungu nyinshi. Yesu aguha umugisha kubwo kubana nanjye. Intego yacu ni ukuvuga Yesu neza nk'uko izina ryacu riri. Yesu avugwe neza official. Imana iduhe umugisha, mwebwe mubane natwe, ibahe umugisha umunsi kundi, kandi yagura imbago zanyu, musangize abandi ubutumwa bwiza, baduha ibitekerezo, tubasabye umugisha, abadushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose, namwe muhabwe umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, ijambo ryawe ni ubuzima ku baryizera, kandi ni ubutunzi bukomeye cyane, no kuryumva ni umugisha dukwiye kubara. Uhabwe icyubahiro, twigishe kukubaha no kukubahisha aho tugenda, aho dukorera n'aho dutuye, aho turi isaha ku yindi, umunsi ku wundi, kubaye kandi twubahisha izina ryawe, kugira ngo tuzaragurire gukoraho. Ndagushimiye ko wumvise isengesho, ndagushimiye ku bwa bene data tubanye nabo tuzabana, bumvira ijambo kandi bumva iyi ndirimbo n'iy'imbuzi, ko dukwiye kukubaha no kunyurwa nawe. Ni ukumugisha umuntu wese uboneka kuri iyi sheni umunsi ku wundi, kandi wagure imbago zabo kubwo kubana natwe. Ndagushimiye Yesu, mu izina ryawe niho nsenze nizeye byose, amen.